bakristo bavandimwe inshuti z'Imana, Kristo Yesu akuzwe. Guhamya kwemera no kwanga shitani ni indatana. Muri aka kanya tugiye kuvuga ibyerekeranye n'isakamento ry'abatisimu. Shitani nikaduteshe inema z'abatisimu. Wanze shitani n'imihango yayo yose. Ayo magambo akunda kugaruka kenshi mu gitaramo cya Pasika no muri Pasika. Mu gitaramo cya Pasika no muri Pasika, abakristo twese dusubira mu masezerano y'abatisimu, aho twiyemeza kuba inkoramutima za Kristo, we watsinze shitani ubwo yari imubirinduriye mu butayu, maze akayitsinda ruhenu mu gihe cy'iminsi 40 n'amajoro 40. Muri liturujia y'igihe cy'igisibo dusobanurirwa byinshi byerekeranye n'ubuzima bwa Kristo mu gihe cye cya nyuma ngo asange se. Ibyo bituma tumumenya, tukamenya mu buryo buhamye bw'umutsindo wa Kristo, bityo natwe tugakirizwa mu maraso yameneye ku musaraba, maze akazuka ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe, bikaduha kugira uruhare kuri uko kuzuka, tukaba abagenerwa murage. Twibuke ko kugira ngo bibe byuzuye ari ngombwa rwose kwamagana shitani n'imihango yayo yose no guhamya ukwemera. Ibyo ni indatana muri batisimu. Muri aka kanya rero tugiye kubagezaho ibibazo 20 byibazwa ku isakaramentu ry'abatisimu. Ikibazo cya mbere, ikintu abantu cyambere bagomba kumenya, ese batisimu ni iki? Batisimu ni isakaramentu Kristo adukiriza n'icyaha cy'inkomoko n'ibyaha byacu bwite twakoze tutarabatizwa, akaduha ubugingo bushya bw'abana b'Imana muri kiliziya ye. Nyuma yo kumenya batisimu icyo ari cyo, umuntu yakwibaza ati se umuntu ubatijwe aba umwana w'Imana ate? Umuntu ubatijwe Imana imugira umwana wayo, kuko iba imuhaye ingabire ntagatifu, ari bwo buzima bw'Imana kuri twe, tukaba barumuna ba Yezu Kristo. Umuntu usubatijwe aba umwana wa kiliziya ate? Umuntu ubatijwe aba umukristo, akaba umwana wa kiliziya, kuko ari umuryango w'abakristo, akabona guhabwa ibyo Yezu Kristo yahaye kiliziya n'ibyo yayisezeranije. Uburyo utabatijwe ibigenewe abana ba kiliziya ntubibonaho. Niyo mpamvu batisimu ari nk'urwinjiriro. Batisimu niryo sakaramentu riduha twese kuzahabwa andi masakaramentu. Ikibazo cya kane twakwibaza kuri batisimu, ese batisimu ziri ukungahe? Batisimu ziri ugutatu. Habaho isakamento ry'abatisimu twita batisimu y'amazi. Batisimu hakabaho kandi none batisimu yo kwifuza na batisimu y'amaraso. Umuntu yabasha kujya mu ijuru adahawe batisimu y'amazi? Oya. Umuntu udahawe batisimu y'amazi kandi yari afite uburyo bwo kuyihabwa ntabasha kujya mu ijuru, kuko Yezu ari we yivugiye mu Evanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa 3 ati, nta muntu ushobora kwinjira mu bwami bw'ijuru kereka usubiye kuvuka ubwa kabiri, akijijwe n'amazi na Roho Mutagatifu. Ubuse batisimu y'amazi yakizwa se na batisimu yo kwifuza? Yakizwa ate na batisimu yo kwifuza? Ubuse batisimu y'amazi yifuze cyane kubatizwa kandi akunda Imana kuruta byose, yicuze yangira ibicumuro byose,
yacumuye ku Mana. Ukizwa na batisimu y'amaraso ninde? Ukizwa na batisimu y'amaraso n'upfuye ahowe Imana, kuko Yezu yavuze ati uzahara ubugingo bwe ari njye azize azongera kububona. Ikibazo cya 8 twasubiza ku abakunzi bacu nabibaza ati ese babatiza bate? Babatiza basuka amazi ku gahanga, kubatizwa bavuga bati kanaka ngenda kubatiza mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ubwo babasuka inshuro 3 amazi ku gahanga kubatizwa. Batisimu ni ikimenyetso kidasibangana, tuyihabwa rimwe gusa, kandi niryo sakramento rya mbere ritwinjiza mu muryango w'abana b'Imana. Habatiza nde? Habatiza umusaseridoti, ariko rero umuntu wese abasha kubatiza uwenda gupfa, ndetse arabitegekwa. Ikibazo cya 10 muri ibyo bibazo 20 byerekeranye na batisimu twakwibaza tuti ese umwana utazi ubwenge n'umuntu ubufite ubabatiza abigenza kimwe? Oya, utazi ubwenge bapfa kumubatiza batamwigishije, naho uzi ubwenge iyo yemeye kubatizwa babanza kumwigisha. Umuntu ufite ubwenge wenda gupfa bamwigisha iki? Wamwigisha iki? Namwigisha indangakwemera, nkamubwira ibyerekeranye n'ukwemera Imana Data, nkamubwira credo, ayo mahame, izo ngingo 12 z'ingenzi umuntu agomba kumenya kugira ngo ubarirwe koko mu bakristo mu buryo bwuzuye. Icya 12 umuntu yavuga ati subatizwa asezerana iki n'Imana? Kubatizwa ni isezerano. Ubatizwa asezerana n'Imana, yanga shitani n'imihango yayo yose n'ibyidushukisha byose, kandi asezerana kumvira Yesu Kristo na Kiliziya no gukomeza ubukristo. Ibyo bintu bine by'ingenzi rero nibyo ubatizwa atagomba guca ku ruhande. Ni ukuvuga gusezerana n'Imana, guhakana sekibi n'ibyayo byose, ugasezerana kumvira Yesu Kristo, ugasezerana kumvira Kiliziya, kandi ugakomeza ubukristo aho icyo byagusaba byose. Muri batisimu niyemeza iki? Muri batisimu niyemeza kwanga icyaha no gukurikira Yesu Kristo mu mibereho yanjye yose. Ikibazo cya 14 ingingo ya 14 twazirikana muri batisimu yacu ni ukumenya ababyeyi b'abatisimu. Ese imirimo y'ababyeyi b'abatisimu ni iyihe? Ababyeyi b'abatisimu bagomba gufasha abana babo gukomeza amasezerano y'abatisimu bahawe, kandi bagafasha ababyeyi b'umubiri kubarera gikristo. Ni uburere bwa gikristo rero. Muri batisimu niyemeza iki? Ese iyo ubyaye umuntu muri batisimu wiyemeza kumumarira iki? Hari ibyo yemeje ubatizwa, ariko si iyo ubyaye muri batisimu uwo ubyaye wiyemeza kumumarira iki? Ubyaye umuntu muri batisimu yemera kumufasha kugira ngo atazigera yica isezerano, yaba ari umwana ukamumenya, cyane cyane atagifite ababyeyi. Ikibazo cya 16 ikintu twakwibaza kuri batisimu, mbese batisimu itumarira iki? Kuki mbatizwa? Ni iki naronka muri iyo batisimu? Ibyiza 5 by'isakramento rya batisimu ni ibihe? Muri batisimu rero harimo ibyiza 5 umuntu yavuga. Icya mbere, batisimu idukiza ibyaha, ni ukuvuga icyaha cy'inkomoko n'ibindi byaha twakoze mbere ya batisimu. Icya kabiri,
batisimu ihindura uyihawe ikiremwa gishya, maze akagira uruhare ku kwemera, ukwizera n'urukundo muri Roho Mutagatifu. Batisimu itwinjiza muri Kiliziya. Icya kane batisimu itumarira ni uko batisimu iha uyihawe, batisimu iha ababatijwe kunga ubumwe. Icya gatanu batisimu itanga ikimenyetso kidasibangana. Nk'uko kuvuka bisanzwe ku mubiri bitera ibyishimo mu isi, ni nako kuvuka bwa kabiri muri batisimu nabyo bitera ibyishimo mu ijuru. Niyo mpamvu batisimu yakagombye kuba impano ya mbere ababyeyi bagenera abo bibarutse, atari ukubabwira ngo bazirwarize. Ababyeyi b'umubiri, ababyeyi b'abatisimu n'abandi bayoboke b'Imana bose bahamagariwe kubungabunga iyo mpano. Bahamagariwe rwose kurangwa n'ukwemera, ukwizera n'urukundo. Bahamagarirwa gufasha abo bahawe batisimu, baharanira kuba intangarugero mu bandi, mu gutoza abato kwemera Kiliziya, kwemera ibyo Kiliziya yigisha, mu kubatoza gukurikiza amategeko y'Imana no kurangwa n'urukundo. Ikindi twavuga kuri batisimu ni ibintu birindwi bisabwa umuntu uhawe batisimu. Ese ni ibihe bintu birindwi bisabwa umuntu uhawe batisimu? Kubera agaciro n'uburemere by'abatisimu, iri sakaramentu twahawe ridusaba buri munsi ibi bintu birindwi bikurikira. Icya mbere, kuvugurura ubukristo bwacu twitabira inyigisho z'ivanjiri no kwita ku mategeko y'Imana, adusaba gukunda Imana na mugenzi wacu. Uwabatijwe rero ikintu cy'ingenzi agomba kwitaho, icya mbere ni ukwitabira inyigisho z'ivanjiri. Icya kabiri, uwabatijwe agomba kwirinda inzitizi zibangamira ubuzima bushya, ziva mu kwizirika ku by'isi aho kurangamira iby'ijuru. Ikindi uwabatijwe asabwa, cya gatatu, ni uguhinyura umuco mubi w'ababatizwa bishakira izina rishya gusa. Icya kane, guhinduka bashya turangwa n'urukundo n'ukuri, turangwa no gushyigikira ubuvandimwe bugaragarira mu gufashanya mu ngorane z'ubuzima, haba nk'ubukene n'ubujiji, indwara n'urupfu, no guterana inkunga, ndetse no mu byishimo tugasabana. Icya gatanu dusabwa umuntu ubatijwe, kisabwa umuntu ubatijwe, ni uguhabwa amasakaramentu kenshi, cyane cyane isakaramentu rya penitensiya n'ukarisitiya. Uwabatijwe agomba kwegerana urukundo iryo sakaramentu ry'ukarisitiya, akaba yashengerera, agakunda misa, agakunda isakaramentu ry'imbabazi aho yiyunga na bagenzi be. Icya gatandatu gisabwa uwabatijwe ni ukwitabira amakoraniro y'abakristo, akitabira nka misa n'ibindi bikorwa by'urukundo, ariko cyane cyane akitabira guhurira hamwe n'abandi mu matsinda y'abasenga, mu miryango remezo, kuko ari we higirwa gukemura ibishobora kubangamira ubuzima bushya bw'abana b'Imana. Icya karindwi gisabwa uwabatijwe ni ugutsinda amacakubiri akururwa n'inda nini, amarozi, akururwa no kurengana no kurenganya, akururwa no kwirengagiza abandi. Ayo macakubiri akururwa n'ubusambanyi n'ubusambo, akururwa n'ibinyoma ndetse n'ibindi nk'ibyo bibi. Ibyo byose rero uko ari birindwi ni ibintu biranga umuntu wahawe batisimu. Uwabatijwe rero aba avutse bundi bushya, aba yitegura kwinjira mu bwami bw'Imana, mu gitabo yaba yanditswe mu gitabo
cy'ubugingo, noneho ubuzima bwe bikaba nko gusibura kongera kunoza umubano we n'Imana na bagenzi be, akomeza urwo rugendo rugana ijuru. Uhawe batisimu asigwa amavuta. Mbese ikibazo cya 18 twakwibaza amoko y'amavuta y'uhabwa batisimu n'icyo asobanura. Amavuta ari ugutatu: hari amavuta y'abigishwa, amavuta y'abarwayi, n'amavuta matagatifu bita kirisima. Ayo mavuta asigwa gusa abantu, uretse kirisima ishobora no gusigwa aritari, inkuta za kiliziya na tabernakuru. Usizwe amavuta ya kirisima agira ubutumwa butatu bwihariye, ari bwo kuba umuhanuzi, ubusaserdoti n'ubwami cyangwa ubuyobozi nka Kristo. Umaze kubatizwa cyangwa uwabatijwe ategetswe gusangira n'abandi ibyo yemera mu bushobozi ahabwa n'iryo sakaramentu. Ashinzwe kwigisha abandi aho ari hose, cyane cyane mu bikorwa bye, atanga urugero rwiza. Uwabatijwe wese agomba kwitangaho igitambo gishimisha Imana, agomba kwitagatifuza kandi agafasha abantu guhura n'Imana. Uwo murimo awuzuriza mu isengesho no mu guhabwa neza andi masakaramentu. Umukristo agomba kugira ubwitange mu kuyobora abandi mu mirimo inyuranye ahabwa na kiliziya cyangwa asabwa n'abavandimwe. Agomba kuba umugaragu w'abandi. Umukristo nyawe agomba guca bugufi maze agakuza Imana. Kristo Yezu akuzwe iteka ryose, njye nce bugufi. Ikintu cya 19 twakwibaza kuri batisimu, kibanziriza cya nyuma, twakwibaza tuti ese uhaye batisimu ko ahinduka agira izina rya batisimu? Izina rya batisimu cyangwa kugira abazina batagatifu bimaze iki? Bimaze iki kugira uwo mwitiranwa? Izina rya batisimu baryita kandi izina rya gikristo. Iryo zina rishobora kuba iry'umutagatifu, ni ukuvuga umuyoboke w'Imana wabayeho ku isi mu budahemuka, hanyuma nyuma y'urupfu rwe Imana ikamwinjiza mu ihirwe ryayo, maze na kiliziya nyobozi ikabyemeza. Uwo kiliziya nyobozi yemeje ko ari umukristo nyuma y'ubushishozi n'ibitangaza bikorwa byinshi, nibwo uwo nguwo dufata izina rye tukumva twamwitirirwa. Bazina mutagatifu abera umukristo wamwiragije urugero rw'imigirire myiza y'urukundo, ukwemera no kwizera, kandi ahora amusabira ubudahwema ku Mana. Umukristo rero agomba kumenya neza ubuzima bw'abazina be mutagatifu, akamukunda, akajya mwisunga iminsi yose, kandi akigana imigenzereze ye myiza, imigenzo myiza yamuranze. Izina rya batisimu rishobora kandi gusobanura rimwe mu mayobera ya Kristo cyangwa umwe mu migenzo myiza ya gikristo. Si byiza rwose namba ko abantu bapfa kwihitiramo utuzina babonye twose ngo nuko tuvugitse neza. Imana ihamagara buri muntu mu izina rye, bityo izina rya buri wese ni ritagatifu. Izina ni ishusho ry'umuntu, rigomba rero icyubahiro kigaragaza agaciro ka nyiraryo. Izina rya gikristo ni izina risahoraho. Ubatijwe ahabwa iryo zina, bityo akaba yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Si byiza rwose gutanga izina ngo utinde kwandikisha iryo zina mu bitabo bya batisimu batizatorum, cyangwa ngo utinde kubatirisha. Ntugomba kurenza nk'amezi 6, noneho bikaba amahano iyo umutereranye ngo azirwarize. Ese uwo mwana ko wamuhaye izina ntumuheshe batisimu? Ese ko umuha ibitunga umubiri ntumutegurire ibyaro?
ese ko umuteganyiriza uburere buhamye ukibagirwa uburere bwa gikristo? Nawe wavuga uti sinzaterura umupagani, sinzaheka umupagani, sinzaha ibiryo umupagani. Utarabatizwa aba ari umupagani, umunyamahanga, paganusi. Niyo mpamvu rero ukunda impano ya mbere wamuhesha ni batisimu, ni ukumwereka Imana, kumwereka Yezu, maze akaramburirwaho ibiganza akavuka bundi bushya. Agupfanye rero utamubatishije, burya ni ibyago bikomeye cyane. Ikibazo cya nyuma cya 20 twibaza kuri batisimu, twavuga tuti ni ibihe bimenyetso by'ingenzi by'abatisimu? Vuga ibimenyetso 5 by'ingenzi by'abatisimu. Batisimu irangwa n'ibimenyetso 5 by'ingenzi, ariko ikibanze muri byose ni amazi. Batisimu irangwa n'amazi, batizo, kwibizwa, gucubizwa. Ayo mazi rero uko yaba ameze kose ni ikimenyetso. Mu bimenyetso byose by'abatisimu, ikimenyetso cy'amazi ni ikimenyetso ndasibangana, ni ikimenyetso ndasimburwa. Gusuka amazi ku gahanga, kubatizwa n'amagambo aberekeza, nibyo bikuru bigize isakamento ry'abatisimu. Amazi muri batisimu ni ikimenyetso cy'ubusukurwe no kuvuka bundi bushya, gupfa ku cyaha no kuzukira umukiro. Amazi ni ikimenyetso gisobanura icyarimwe urupfu ushobora kurohamamo, gisobanura icyarimwe urupfu n'ubuzima. Ntushobora kubaho nta mazi. Muri batisimu ntihasukurwa umubiri, ahubwo ni umutima ukizwa ubusembwa bw'icyaha. Amazi si yo ubwayo asukura ubwo busembwa, ahubwo busukurwa n'inema y'Imana, kandi inema y'Imana ntigendera ku gipimo cy'amazi. Amazi yaba make, yaba umugezi utemba cyangwa inyanja, yose ashushanya kimwe, si yo yongera ububasha bw'Imana. Ibi bidufashe gusobanukirwa na batisimu y'amazi make n'iy'amazi menshi. Amazi ya batisimu ni amazi ahabwa umugisha mu misa cyangwa yahawe umugisha mbere. Twibutse ko uwo mugisha utangwa mu izina ry'ubutatu butagatifu, mu izina ry'Imana Data na Mwana ari umutagatifu. Ababiherewe ukaba utangwa n'ababiherewe ububasha, kandi ukagirira akamaro abantu, nubwo hari igihe uhabwa ibintu abo bantu bazifashisha bayoboka Imana. Umugisha cyangwa amazi ntibigomba gukoreshwa mu mihango ya gipagani cyangwa mu mihango inyuranyije n'ukwemera kwa Kiliziya Gatolika. Amazi y'umugisha atwibutsa batisimu, niyo mpamvu agomba gukoreshwa n'uwabatijwe. Igihe cyose dukoresha amazi y'umugisha, tuba twibuka isano dufitanye n'Imana n'uburyo tugomba guharanira ubutungane. Muri icyo gihe aba twibutsa ubwirinzi dukesha Nyagasani n'umukiro wa roho zacu. Ikindi, aho ubutungane buri, ayo mazi aragaragara. Aho batubahiriza agaciro k'ibintu bitagatifu, amazi ashobora kudufasha gukomera no gutsinda imitego y'imbaraga z'umwijima. Amazi y'umugisha yagiye akoreshwa kuva kera mu mateka, aho usanga ku miryango ya Kiliziya haba hari amazi buri wese akoramo, maze akabona gukora ikimenyetso cy'umusaraba. Ashobora gusenga kuko Mutagatifu Yohani Mariya Vianney yakundaga kubikora, agira ati: Mana yanjye, ugiriye amazi y'umugisha n'amaraso matagatifu ya Yesu Kristo umwana wawe, unyuhagire kandi unsukure ibyaha byanjye byose. Ayo mazi ni nka ya yandi Musa yavuye mu rutare, nk'uko tubibona mu gitabo cy'Ibarura. Mu isezerano rya kera, ayo mazi
ni ubuzima, nka yandi tubona mu gihe cya Nowa. Mu isezerano rishya Yezu niwe wavuze ibyerekeranye n'ayo mazi, aho yasabaga abigishwa be kujya mu mahanga yose kwigisha, maze abemera bakabatizwa mu kimenyetso cy'amazi mu izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu. Mu gitabo cye byahishuwe ho tubona ko amazi azakoreshwa mu isukurwa ry'abantu na marayika mu gihe cy'urubanza rw'imperuka. Amazi rero afite agaciro gakomeye cyane, kandi ayo mazi ahabwa umugisha koko n'uwabiherewe ububasha. Abasaserdoti baha umugisha ayo mazi. Tujye rero twitondera ayo mazi matagatifu, kuko ni amazi ahabwa umugisha. Amasoko yandi nayo yavomwe agomba guhabwa umugisha n'ababihawe. Ku isoko ya Bikira Mariya nk'uko bajya babivuga, ayo mazi agomba guhabwa umugisha n'umusaserdoti, kugira ngo koko muri Kiliziya bwa butatu butagatifu na cya gisobanuro nyacyo cy'ayo mazi kigaragare. Ikindi kimenyetso cya batisimu ni amavuta. Amavuta ni ikimenyetso gikoreshwa muri batisimu no mu yandi masakaramento, nko gusigwa kw'abarwayi, gukomezwa n'ubusaserdoti. Ashushanya ubusukurwe ndetse n'ubuyanja mu guhangana n'imitego ya Sekibi. Nk'uko amazi atanga ubusukure, amavuta yatanga imbaraga za roho. Ayo mavuta ari ugutatu. Hari amavuta aba yateguwe, ni amavuta bateguwe n'umwepiskopi mu misa y'uwa kane mutagatifu, amavuta y'abigishwa, ay'abarwayi n'aya Kirisima cyangwa amavuta matagatifu. Ay'abigishwa abirukanamo shitani mu mitima yabo, niyo mpamvu asigwa mu gatuza. Ay'abarwayi akabagarurira ubuyanja, ukwihangana n'imbaraga, niyo mpamvu asigwa ku gahanga no mu biganza, akaba yasigwa inshuro nyinshi. Aya Kirisima akabahindura ibihame mu kwemera, niyo mpamvu asigwa ku gahanga kandi inshuro imwe, kuko agaragaza kuguha igihame no kuvuka bundi bushya, maze akegurirwa Imana, kandi bikegurirwa Imana cyangwa bikegurirwa Imana burundu. Ndavuga iyo bayasize altari cyangwa tabernakuro cyangwa inkuta za Kiliziya, biba byeguriwe Imana. Nta kindi bagomba gukoreramo aho ngaho iyo byeguriwe Imana, keretse ibikorwa bigendanye no gusingiza Imana. Amasakaramentu dusigwamo Kirisima ni atatu gusa, ari nayo duhabwa rimwe rizima, ariyo batisimu, ugukomezwa n'ubusaserdoti. Ikindi kimenyetso cya batisimu ni urumuri. Kristu niwe rumuri rutazima. Ubatijwe araruhabwa, kuko abahawe Kristu ngo amumurikire mu nzira igana Imana. Uwabatijwe ababaye nawe urumuri rw'isi, maze akaba ahamagariwe kuba umuhamya mu bantu, aharanira kuba indakemwa n'indahinyuka, akaba umwana w'Imana uzira inenge rwagati mu bantu b'indyarya kandi bararutse, akamurika muri bo nk'inyenyeri. Itara ryaka rihabwa uwabatijwe rishushanya umwuka w'ubuzima ugirwa n'umuntu wese uri mu rugendo rw'ukwemera rugana ubugingo bw'iteka. Kristu rero niwe rumuri rutazima, n'ubatijwe aba ahindutse umufasha cyangwa umukristu koko, yerekana Kristu, akagendera mu rumuri, maze ibikorwa by'umwijima akabigendera kure. Ikimenyetso cya kane cy'abatisimu ni umwenda wera de. Ibara ry'umweru ni ibara ry'ubusukure n'inema z'Imana, niyo mpamvu ryambarwa n'umusaserdoti ndetse n'uwabatijwe, yambika uwo mwenda wera de, kugira ngo nawe ajye ahora aharanira ubusukurwe n'ubutungane, aharanira ubutagatifu nka Kristu. Ni ibara ry'ibyishimo
n'iby'ab'ijuru. Iri bara ry'umweru, uyu mwenda w'umweru wera de, utegurwa ndetse no kuri aritari kuko ni ahantu hatagatifu. Utegurwa igihe cyose turi mu byishimo tuzirikana ubutungane n'ubutagatifu. Ikimenyetso cya gatanu rero nicyo cya nyuma cy'abatisimu ni ikimenyetso cy'umusaraba. Ni ikimenyetso Kristo we ubwe yishyirira ku muntu yigaruriye maze akamugira umwihariko kugira ngo ajye ahora azirikana ingabire y'ubucungurwe bwe Kristo yamuronkeye ku musaraba i Golgota. Ikimenyetso cy'umusaraba ni uguhamya kwemera mu butatu butagatifu mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ikimenyetso cy'umusaraba nicyo kidufungurira isengesho kikanadusoreza isengesho, tuzirikana ko tugomba guhamya ku kwemera. Twemera Imana Data ushobora byose, twemera Yesu Kristo waducunguye, twemera Roho Mutagatifu utumurikira, udufasha, uduyobora mu rugendo rwacu rugana ijuru. Tuzirikane rero ibyo byiza by'abatisimu, kuvutse bundi bushya wese agomba kuba koko uwa Kristo. Dusigasire batisimu twahawe, tuyigishe bose, tubibwire bose, bahamye uko kwemera kwabo kandi bumve ko Nyagasani ari kumwe nabo. Ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mwari kumwe na Padiri Leo Degar Nigena, umusaseridoti wa Arikidiyoseze ya Kigali.